nongeye kubaha ikaze mwese abo turi kumwe muri iki kiganiro cy'inkuru nziza hano kuri radio Iteme, kandi ndabaramukije mwese. Imana ishimwe cyane ko yongeye kuduha amahirwe yo kuganira, kandi ishimirwe ko yatwemereye yuko aho tuzateranira nubwo twaba babiri cyangwa batatu, umwuka wera azaba ari kumwe natwe kugira ngo atuyobore mu nzira y'ukuri kandi ayobore ibiganiro byacu. Nkaba rero nshimye Imana cyane ko yongeye kuduhuza kugira ngo tuganire. Nkaba kandi ngira ngo mbakire mwese kandi mbasuhuze aho muri hose, abanyarwanda, abanyarwandakazi mwumva iki kiganiro, baba bari mu mahanga, baba bari mu Rwanda, aho muri hose, aho muri hose. Kandi mboneyeho amahirwe yo gukomeza kwihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi yo mu 1994. Hari benshi cyane bakiri traumatized, hari benshi cyane bakishyingura ndetse imibiri y'ababo. Uyu munsi nahoze mvugana n'umuvandimwe mu Rwanda bavuye gutaburura imibiri y'ababo, aho ababo bagiye bajugunywa mu misarane no mu bindi bihanamanga by'ibimpoteri ntazi, babavanayo bagerageza kubashakashaka no kubavanayo bagerageza kubashyingura mu cyubahiro. Abo bose ndagira ngo nongere mbihanganishe, ntabwo byoroshye, ni umusaraba twese twikoreye dusangiye, ariko igihe kizagera Imana iwuduture. Kandi abanyarwanda ndagira ngo mbasabe mwirinde kandi mwamagane abayobozi gito bakomeza kubakina ku mubyimba, bakomeza kubashinyagurira bavuga ngo numvise uyu munsi Perezida Kagame avuga disikuru, cyangwa se yayivuze ejo ntabwo mbizi neza, avuga disikuru avuga uburyo ngo Human Rights Watch ngo yabareze yuko bisha abantu, ngo maze uko babareze ari 11, ngo baje kubashaka kubareba no kugira ngo barebe uburyo bapfuye, ngo maze ngo barababona bose, ngo baramwara, ngo bananirwa babura icyo bavuga. Ukunda kwita gukina abantu ku mubyimba, gushinyagura, kuko uwo nguwo ushinyagurira abantu niwe wamaze abantu, niwe wabishe. None atangiye gushinyagura ngo abantu abantu yishe, ngo abantu baraza bakababona. Nazane noneho na Sinapoli Rwigara amwerekane, nazane Alphonse Rutagarama amwerekane, nazane Setiste Shonga amwerekane, nazane Asieri Kabera amwerekane, nazane Pina Kabenga amwerekane, nazane Gasakure amwerekane, nazane Rwabukamba, nazane benshi. Umuntu yavuga akarara avuga akirirwa avuga, nabazana berekane. Aroreye gukomeza gukina abantu ku mubyimba, umwicanyi ni igitangaza. Ariko reka mbabwire, niba atihanye umuyobozi gito wica abayobora yarangiza akaza no kubakina ku mubyimba, niba atihanye ibintu biramucikanye, niba gishobora kwihana. Umubyeyi umwe yaravuze ati, urusyo rw'Imana rurasya rukanoza, atari ku rusyo rw'abantu rusya ibiheri. Nta muntu uzihorera uretse ko batanabishoboye, ariko nta nubwo ari byiza kwihorera. Ijambo ry'Imana rirabitubuza, kuko ngo guhora ni ukw'Imana. Urwo rusyo rwayo rero iyo rutangiye gusya ruranoza,
niyo mpamvu niba Kagame atihanye, akaba ari nayo mpamvu nkomeje kurarikira abantu bazi ko bisha abandi, haba muri iki gihe cya jenoside cyo mu 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Abatihanye bakwiriye kwihana igihe kikiriho. Iki nicyo gihe kugira ngo bihane, kuko Imana amahirwe tugira ni igitangaza. Dufite Imana itangaje ibabarira icyo ari cyo cyose. Umuntu wese utarihanye ni yihane, kuko iki nicyo gihe cyo kwihana. Ndetse na Kagame washogesheje, hari abantu benshi cyane bajya bavuga ngo yarenze urugero ntashobora kubabarirwa, ariko ntabwo ari byiza ko duca urubanza. Imana yonyine niyo izaca urubanza. Who knows, ashobora kwihana Imana ikamubabarira, ariko se azihana? Nawe ndamurarika nk'abandi bose kugira ngo yihane. Iki nicyo gihe cyo kwihana, kuko igihe kirarangiye. Ariko ahagarike gukina abantu ku mubyimba, ahagarike gukina abanyarwanda ku mubyimba. Bavandimwe rero, nkuko nabivuze, nkomeje kubihanganisha ababuze ababo muri jenoside, bakomeje kubibuka. Iki ni igihe kiremereye, iki ni igihe gikomeye, ariko Imana ikomeze ibafashe. Imana abanyarwanda turayizi, nubwo twayijanditse mu bintu nk'ibi ngibi, ariko turayizi ibyo ari byo byose. Tuzi ko ariyo yonyine ishobora guhanagura amarira ku maso, kandi yarabikoze kandi izabikora. Niyo yonyine mubyeyi w'imfubyi, niwe mugabo w'abapfakazi wenyine. Reka tumugarukire twese, tumuture ibibazo, tumuture agahinda. Niwe wenyine ushobora kuduhorera, niwe wenyine uhora, niwe wenyine ufite urusyo aseraho akanoza bitandukanye n'iby'abantu. Nuko rero Imana ikomeze kudufashiriza hamwe.